Guhora bateza amaboko cyangwa se gufashwa nk'abafite ubumuga ibi ngo ntibyagakwiye kuba ariko bihora, kandi inzira zishoboka zihari zo kwiteza imbere haherewe ku mikoro make, maze abafite ubumuga nabo bagashobora kugira ibibazo bikemurira. Ni muri urwo rwego ihuriro nyarwanda ry'abafite ubumuga NIDOR ryatekereje kwegera abafite ubumuga bigishwa kwibumbira mu matsinda y'ubwizigame mu turere 9 tw'igihugu, bityo nyuma yo kwizigama amafaranga make make kuri ubu bamwe babyitabiriye bavuga ko byabagiriye akamaro kuko ngo ayo mafaranga bizigama agira icyo abamarira mu buzima bw'imibereho babayemo. Nkanjye 30 ntabwo yakujya nyabona menshi ku bandi 10, ariko noneho buri cyumweru mbasha kwizigama byaba 1,500 se naba ntabonye mu cyumweru gitaha nkavuga nti bashakisha ukuntu Imana ikanshira inzira ashaka kundi kuntu mbona musanze kwizigama. Wabona inoti y'igihumbi ukayishyiramo, wabona 500 ukayashyiramo, noneho twanatanga nayo mu kugira ya mituweli tukayafataho, noneho baza kutwishyuza tugafataho ayo mafaranga tukayatanga. Ubwo hamurikwaga imishinga igamije guteza imbere abafite ubumuga binyuze mu kubahugura kwizigamira mu matsinda bahuriyemo, uyu muryango NIDOR ndetse n'abandi bafatanyabikorwa bagaragaje ko iki gikorwa cyatanze umusaruro mu turere 9 cyahereyemo. Mukantagwere Eugenie uhagarariye umushinga CBN ufatanya na NIDOR muri iki gikorwa avuga ko ikigamijwe ari ukwigisha abafite ubumuga gushyira hamwe no kwizigama no kubafasha kwiga imishinga mito ibafasha kwiteza imbere. Uyu mushinga ukaba ugamije guhuza abantu bafite ubumuga ukabahuriza mu matsinda bagashyira hamwe amafaranga make bafite, yaba ari 100, yaba ari 200, yaba ari 500, bakurikiza ubushobozi bwabo, hanyuma nyuma y'amafaranga bakagenda noneho bayahanamo inguzanyo, tukabafasha tubinyujije mu bakozi b'umushinga gukora udushinga dutoya, bakabafasha kutunoza, noneho bakabasha rero kubona amafaranga ku buryo bigaragara ko mu by'ukuri ubuzima bwabo burimo guhinduka. Hagendewe ku musaruro iki gikorwa ngo cyatanze mu kongerera ubushobozi mu by'ubukungu abafite ubumuga. Nsengiyumva Jean Damascene umunyamabanga nshingwabikorwa w'ihuriro ry'abafite ubumuga NIDOR avuga ko iki ari igikorwa kizakomeza no mu tundi turere, bityo ngo abantu bikuremo kubona abafite ubumuga nk'abadashoboye, ahubwo ngo bigire ko bashoboye kugira intambwe biteza hamwe no gukangurira abandi kugana aya matsinda ndetse no kuyashyigikira. Gahunda yacu rero nuko tuvuye mu turere 9 ibikorwa biracyakomeza kuko bizakurikiranwa n'inzego z'ibanze, tugiye mu tundi turere 9, tuba turere 18, turateganya ko tujya no mu tundi turere dusigaye tugakwira igihugu cyose, dushingiye ku musaruro byatanze n'uburyo abafite ubumuga batera imbere kandi bafasha mu iterambere ry'aho batuye. Ubona umuntu ufite ubumuga nk'utashoboye bigire kuri abo ngabo aho bakoze n'ibyo bagezeho. Icya kabiri, tubwire abafata ibyemezo batekereze ko bakwiye no gukangura abafite ubumuga kugira ngo bajye muri ayo matsinda banayashyigikire. Aha gatatu, noneho niba abandi bafite ubumuga bakwiye guhindura imyumvire, ntibatega akaboko, bave ku muhanda, bareke gusabiriza, basanga abandi mu matsinda kuko hari cyagaragaye ko aya matsinda afite umumaro. Uyu muryango uvuga ko mu bafite ubumuga bo mu turere 9 bamaze iminsi bakoreramo abagera ku 48,000 bashoboye kwizigamira miliyoni zigeze kuri 588 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibi ngo ni kigaragaza ubushobozi bifitemo, bityo kwiyi gahunda nikomereza no mu tundi turere ari nako ishyigikirwa ngo bizafasha n'abandi mu iterambere ryabo n'imiryango yabo mu nzira yo gukomeza kwikura mu bukene. Camille Ndikumana, TV1.